uwaburaye ntabwo umwigisha akababaro k'inzara, arabizi kukurusha, azi uko ibabaza. Twaraburaye, twarabwiriwe, twarapfushije, twarapfuye, umutima wacu niwo wanze gupfa. Nyuma y'icyizere gike abanyarwanda bari bafite kivanze n'agahinda kari kakomotse kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ntibyamubujije kubaka u Rwanda abanyamahanga bifuza, udasize na ba Rugigana bagize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Uramutse ubaye waravuye mu Rwanda mbere y'imyaka 30 ishize ukarugarukamo uyu munsi, tekereza neza ko ushobora kwibaza ngo nayobye, kuko ukavuga uti nayobye, ubu ntabwo ari u Rwanda nzi. U Rwanda ni igihugu cyasenywe kirarimbagurwa, imbaraga zacyubatse zikuba gatanu kugira ngo zidusenye. U Rwanda rwarakubititse ruhura n'ibibazo bikomeye cyane, ariko ntibyabuje His Excellency Paul Kagame kubaka u Rwanda. Mu biganiro by'imbwirwaruhame tutitaye ku hantu hari, haba mu mahanga cyangwa se mu Rwanda, agaragara avugira u Rwanda ndetse avuga ko ntabwo u Rwanda rufite, ko nta rumwe rutinya mu mahanga. His Excellency Paul Kagame ni umugabo ushize amanga, iyo avuga ntago arya indimi, ndetse n'iyo agiye gukora ntago areba inyuma cyangwa agira uwo areberaho. Ni umugabo ukora ibintu bye ku giti cye, akabikora ku nyungu z'abanyarwanda ndetse akabikora ku nyungu z'igihugu cye bwite. Uyu akunda u Rwanda, uyu nguyu u Rwanda ruri mu maraso. Uyu mugabo ni mugabo ki? Reka tuvuge kuri His Excellency Paul Kagame. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube, tuguhaye ikaze. Kanda like, kanda subscribe, kandi no kuri ukazogera kugira ngo ujye umenya ibiganiro byinshi tugenda tukugezaho. Nimba kandi atari ubwa mbere, kanda like kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu bose, kandi kare share ku nshuti zawe, maze tugakomeze kumvana ibiganiro byiza tuba twabateguriye. Tuguhaye ikaze. Muri kumwe na Egide, no muri kumva kuri microphone, naho umuyoboro yo ni Vimenye. Ntago inkuba ikubita ahantu kabiri. U Rwanda rwakubiswe rimwe ntibizongera. Aya ni amagambo ya His Excellency Paul Kagame, perezida w'u Rwanda uyoboye u Rwanda kugeza ubu ngubu. His Excellency Paul Kagame yavutse mu kwezi k'Ukwakira ku itariki 23 1957, avukira mu karere ka Ruhango. Icyo gihe yari perefegitura ya Gitarama. 2024 His Excellency afite imyaka isaga 67, nyamara umurebye ushobora kugira ngo aracyari umusore. His Excellency Paul Kagame afite umuryango, umugore umwe n'abana 4, aribo Ayuban Kagame, Ange Kagame, Ayani Kagame na Brian Kagame. His Excellency Paul Kagame yize amashuri ye yisumbuye mu ishuri rikuru rya Makerere University mu gihugu cya Uganda. Ayaje kuhava yerekeza mu gihugu cya Amerika gukomeza amashuri ye mu bijyanye na gisirikare, aho yaje kuva akaza akiyunga ku ngabo za RPF kubohora u Rwanda, akaba nawe wari umuyobozi w'urugamba rwabohoye u Rwanda muri icyo gihe. Ku ngoma zabanje, u Rwanda cyari igihugu kibayeho nabi, abanyarwanda babaye mu itotezwa, icuraburindi, umunyarwanda atishimira kuba ari umunyarwanda, utari gusoni no kuba wumva ko uri umunyarwanda. Amoko yari yarajanywe mu gihugu azanywe na guverinoma mbi yari iriho icyo gihe, yo yatumye u Rwanda rugabanukamo ibice. Abantu bigabamo ibice, bacika ibice, bamwe bahunga igihugu, abandi bava mu gihugu baragenda bavuga ko batazagaruka. Nyamara His Excellency wari uri hanze ntiyigeze atekereza ngo ese ubundi ko mbayeho uwakigumira hano nkiberaho. Ibyo ntiyigeze abitekereza, ahubwo yatekereje ku bandi banyarwanda bari mu gihugu mo imbere. Niko kuvuga tuti reka turebe uburyo twabohora u Rwanda. U Rwanda turushyire mu maboko mazima, amaboko atari aya ba Rugigana, amaboko atamena amaraso, amaboko mazima. Uko niko batekereje kubohora u Rwanda. Bemera kwitanga, abasirikare babo barapfa, ingabo zirapfa, bacwa n'inzara, inyota, imbeho irabica, kugira ngo bakunde babohora u Rwanda, twigenge, nanjye nigenge. Ku munsi nk'uyu nguyu bwaba mfite aho kurara, aho kuryama, naho kuba. Ibyo ngibyo byatekerejwe n'ingabo za RPF Inkotanyi zabohoye u Rwanda. Jenoside ikirangira, abanyarwanda barebanaga inzikekwe, umuntu wese ubonye ukamukeka, kwiyumvisha ko abantu bicanye, bamaranye, basahuranye, bakajyana imitungo y'abandi, bazongera bakiyunga bakaganira. Ibyo ngibyo byasaga n'inzozi, yewe ubyumvishe umvuga ari nko kurota. Mbese ni gute umuntu wakwiciye abana, umuntu wakwiciye umuryango, akwiciye umugabo, akagusahura, akagutwarira inka, akagutwikira inzu, uwo muntu mwakongera mukaganira, mugaseka, mukagabirana inka, mukajya inama, mukubaka igihugu, mugatezanya imbere.
ibi ubivuze bisa nk'ubusazi, yewe n'uwo wabibwira ashobora kumva ko bidashoboka, ariko ibyo bidashoboka bisa nk'ubusazi ibyo His Excellence Paul Kagame yubakiyeho maze bubaka u Rwanda twifuza. Umunyarwanda wese yareba mugenzi we akamwishimira. Ibi ngibi yabikoze amahanga arebera. Ibyo batekereza ko bidashoboka, kuri uyu munsi umuganirijwe amubaza ngo wabikoze gute, arakubwira ngo byose ni achievement wiha ukagira ibyo ugeraho. Nta wundi muntu ushinzwe kukugenera ibikubaho. His Excellence Paul Kagame yabaye perezida w'u Rwanda wa gatatu, aho yari asimbuye Pasiteri Bizimungu. Pasiteri Bizimungu akaba ari perezida w'inzibacyuho wari warasimbuye Habyarimana, wari uyoboye leta yateguye jenoside yakorewe Abatutsi ikaza kugera ku ndunduro mu 1994. ariko kugira ngo ube wampa ikizame umbwire utari ko jewe utiyego uti nubwo nishe bwose cya gihe bishaga uti nanjye ndashaka gutaha kandi ugomba no kunkorera ibingibi. Umunyacyaha satanga kondisiyo. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, guverinoma y'u Rwanda yaranzwe no gutanga ubutabera ku banyarwanda, yaba biciwe, kugira ngo abantu bafashwe kwiyunga. Aha niho hashyizweho gahunda y'inkiko gacaca. Inkiko gacaca bakicara bakarebera hamwe ibibazo bakabicoca maze bagafasha abanyarwanda kwiyunga. His Excellence Paul Kagame yavuze ko nta kintu na kimwe wahereza umuntu wiciwe kugira ngo anezerwe, ariko wamuha amahoro, wamuha umutuzo, wamuha kwigenga, wamuhereza noneho kugera nta rwikekwe, ku buryo ufata abanyarwanda ukabunga, yaba uwiciwe yaba n'uwishe bose bakibona k'umuntu umwe. Ahangaha haje kuva ijambo ryitwa ndi umunyarwanda. Reka tuze kurivugaho. Gutekereza kunga abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ibi ngibi byasaga nko gufata igi ryikubise hasi rigaturika, maze ugatekereza kurifata ukongera ukarisubiranya rikongera rikabira igi rizima. Ibi ngibi ubyumvishe urumva ko ni ibintu bisa n'ibidashoboka, yewe nta n'uwabikora. Ariko icyo nicyo His Excellence yakoze. Yafashe abanyarwanda bari baratatanye, bari barabaye nk'umurete wo mwigi, bagiye hirya no hino, arongera arabegeranya, maze arongera abumbira hamwe, barongera abanyarwanda. Kuri ubu abanyarwanda bose ni bamwe. Gahunda ya ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda ni ukuvuga ngo ndi umunyarwanda. Uwo nireberamo ni ishusho y'umunyarwanda. Nta moko amwe yabaga mu ibuku ya kera, ibyo byakuwemo. Umuntu wese yigishwa ko ari umunyarwanda. Umwana akavuka yumva ko ari umunyarwanda, atagira ubwoko na bumwe abarizwamo. Rwanda rwarahindutse. This country has changed. It will never be the same. It has changed for good and forever. U Rwanda rwarahindutse, kandi koko ni byiza, rwarahindutse biragaragara buri wese mu maso. Umuntu wese abona impinduka z'u Rwanda, yaba mu miyoborere, umutekano, isuku, ubuzima, amashuri. U Rwanda rwarahindutse n'ukuri. Ninde utakifuza kuba mu Rwanda? Usibye bya bigarasha babanzi b'u Rwanda basize bakoze jenoside mu Rwanda maze bagahunga, abo nibo bavuga ko u Rwanda nta cyahindutse. Impamvu bavuga ko nta cyahindutse, barababaye, babonye ukuntu u Rwanda barusize, barusiga ruri scratch, ari umwanda, badatekereza ko ruzongera gucya, barongera babona rurakeye. Niko kwa kundi ufata umwana ukamukubita, ukamuca mu muryango, ukamwirukana ngo atazagira icyo ageraho, wajya kubona atangiye gutera imbere kukurusha kandi waramwirukanye. Aba rero bararebye babonye ibyo bakoreye u Rwanda, baravuga ngo turarwangije, nyamara birengagiza ko amaboko yasenye u Rwanda hari andi maboko ashobora kurwubaka. Aba nibo batabona impinduka z'u Rwanda. Uyu munsi inyamaswa yari iri mu Kagera mu 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, iyo nyamaswa iramutse ivuga ukayegera ukayibaza ngo ese u Rwanda rwarahindutse, ibintu yakubwira yabonye ku mpinduka z'u Rwanda ntabwo wabona aho bikwiza. U Rwanda rwarahindutse, ntawe utabibona. N'inyoni n'ibisiga n'inshuti, abaturanyi bose babona impinduka z'u Rwanda. Mu myaka 30 gusa aterura u Rwanda, arukura hasi rudafite naho gufata ngo uterure. Arabanza arahubaka, yubakaho guterurira, arangije aruterura arukura hasi aho abantu barukandagira, arutereka ku gasongero. U Rwanda, igihugu cy'u Rwanda. Iyo ugeze ku isi yose, ahantu hose wagera ukavuga u Rwanda, bahita bavuga ngo u Rwanda rumwe ruyobowe na His Excellence Paul Kagame. U Rwanda ngurwo mu Bwongereza, ngurwo mu Budage, ngurwo mu Bufaransa. Ahangaha ndavuga ijambo Visit Rwanda, aho umuntu wese uri mu mahanga yifuza kuza mu Rwanda aje kureba ngo mbese u Rwanda rwabayemo jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ubu rumeze rute, kugeza aho rusigaye rwabamaza mu bihugu by'i Burayi. Abazungu nabo barumiwe, bagize ubwo
ubwoba, abaturanyi barumiwe. Ibi kandi ubibwirwa n'inzangano zigenda zivuka hirya no hino z'abaturanyi banga igihugu cy'u Rwanda kubera ko babona uyu munsi ari u Rwanda rw'abasize. Ibi ni nka kwa kundi bavuga ngo iyo umuntu afite icyo akurusha ntago unezerwa, iyo ubonye ari kwirukanka cyane agenda gusiga ntago unezerwa. Abanyamahanga ni abantu baba bashaka ko ufata inshingano zawe ukazivanga n'izawe, kandi ibi ngibi ntabwo byatuma utera imbere. Njyewe rero ndeba inshingano zanjye, nkamenya ko inshingano zanjye ndakwiye kuzifatanya n'iz'abandi. Ninde ushinzwe kumenya icyo u Rwanda rukeneye? Twebwe nk'abanyarwanda nitwe tuzi icyo dukeneye tukagiharanira. Ahangaha ngerageje kuvuga muri make amwe mu magambo akunda gukoreshwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda iyo agira ngo yihanaze abazungu baba bashaka kuvuga ko u Rwanda rukwiye gukora ibi kugira ngo bagire icyo barugenera. Ati twanze kuba insina ngufi, natwe duhitamo kwigira. Iyi ni imwe mu mbwirwaruhame ya His Excellency Paul Kagame. Ati u Rwanda rwanze kuba insina ngufi. Ibi kandi bigaragarira mu kigega Agaciro cyagaragaye mu Rwanda, aho abanyarwanda bishatsemo igisubizo bakikemurira ibibazo byabo badashingiye kuri rubanda. Ibi byose ni ibitekerezo bya His Excellency Paul Kagame. Yagize ati abazungu mu by'ukuri bashaka kugaragaza ko aribo bantu bafite mu nshingano gukemura ibibazo byose, ariko nyamara nabo bafite ibyo bibazo. Usanga bafite abana barara ku mihanda, bafite abantu bishwe n'inzara, abiyahura n'abandi bafite ibibazo bitandukanye, ariko bakigira abasifuzi b'amahoro, bakigerekana ko nta kintu na kimwe badafite. Mu by'ukuri nabo bafite ibibazo, ariko ntabwo bashaka kurwana nabyo ngo babikemure, ahubwo nabo bafite umwanya wo kugira ngo baze dutegeke icyo tugomba gukora kugira ngo natwe dutere imbere. Akenshi usanga nabo bafite ibyo bibazo byabananiye, hanyuma bakaza kudushyiraho ibibazo byabo batwereka ko nta bibazo bagira, kandi mu by'ukuri birahari byabananiye. His Excellency Paul Kagame ku mitekerereze ye iri hejuru cyane, kutagira ubwoba, kutatinya kuvugisha ukuri no kubabwiza ukuri, kabone yaba ari mu Rwanda cyangwa ari mu mahanga, ni umwe mu bagabo bagiye bagaragara gushingira igiti u Rwanda nyuma y'uko abasenye u Rwanda bashakaga kurusubira kuko batekerezaga ko rutazongera gusubirana. Bari bafite ikimwaro kivanze n'ipfunwe kubw'ibyabaye mu Rwanda, bakabura icyo bakora. Nyamara His Excellency Paul Kagame utarigeze agira ubwoba na rimwe bwo guhangana nabo, yababwije ukuri kose kubaho gushoboka, ndetse abinyuza no mu bikorwa, maze u Rwanda arongera arwubaka, arugira u Rwanda rutinyitse, aho umunyarwanda ari hose ku isi arubashywe kuko ni umunyarwanda. Uramutse wumvishe ibyagezweho hano mu Rwanda ushobora kugira ngo ni igikabyo cyangwa se ni ukubeshya, kubera ko ni ibintu byagezweho mu gihe gitoya, mu gihe cy'imyaka 30 gusa. Ubundi ubivuze umuntu ushobora kugira ngo byakozwe mu gihe cy'imyaka 200, nyamara hoya ni imyaka 30. Ibi byose byakozwe ku ngoma ya His Excellency Paul Kagame. Hano harimo ubumwe n'ubwiyunge ku banyarwanda bari bavuye muri jenoside, biciwe, abandi bishe, baje kwiyunga, batangira kugabirana inka, bashyingirana abageni. Ibyo ni ibintu bitumvikana mu matwi y'abantu uburyo ibyo bintu byakozwe, nyamara byarabaye. Demokarasi kuri buri muturage, ndi umunyarwanda, uburezi kuri bose, ubuzima buzira umuze, umutekano mu bijyanye no mu nda, ku gifu, ku mubiri, igihugu ndetse no mu bikorwa byacu, isuku, guhanga imirimo mishya, koroshya imihahirane n'ibindi bihugu, amazi meza ku banyarwanda bose, umuriro w'amashanyarazi, ejo heza, mituweli de sante, imihanda myiza, one laptop per child cyangwa se mudasobwa kuri buri mwana wese wiga mu ishuri, gahunda yo kurira ku ishuri saa sita, ubu nta mwana ugitanga agiye kurira mu rugo. Ibi byose byagezweho ku ngoma ya His Excellency Paul Kagame. Bisa nk'ibigoshye kandi bikomeye cyane, nyamara uko yavuze ngo akora inshingano ze nta wundi arebeyeho, yaje gusanga koko ibyo bintu ari we bireba maze arabikemura. Abayobozi bagenda bakabyimba bakangana, ndetse ntibibe bityo gusa, warangiza ubwo buremere bwawe ukagira abo ugomba kubutereka ku mitwe. Buri wese akamenya ko kanaka ageze aha, abantu bose bagomba guhagarika ibyo bakoraga. Usanze ahantu hatangwa za serivisi, ukaza ureza agatuza ukanyura ku bandi bose bahereye mu gitondo bahagaze ku murongo, ukaza
ni ibya kera. Ibyo ni ibya kera. His Excellency Paul Kagame kuri buri muyobozi wese yamuhaye inshingano z'ibyo agomba gukora, amurinda ko yakumva ko ari ikigenge, ikihebe. Aribyo byayo n'ibyatumaga ubuyobozi bwa kera umuturage ataragiraga ijambo, kuko yahoraga n'umuyobozi akubika umutwe aho kubaza ikibazo cye, cyangwa se kugira ngo amugezeho ikibazo cye, ahubwo akubitwa umutwe. Ibi nibyo His Excellency yabanje gukuraho, ashyiraho ko ubuyobozi bushyirwaho n'abaturage, bugakorera abaturage mu nyungu z'abaturage, kandi umuturage yabishaka akongera akabuvanaho. Nicyo cyatumye u Rwanda ruzamuka rukagera muri ibintu byose tumaze kubona, ndetse n'ibindi tutavuze kuko ni byinshi cyane, ntabwo twabyandika ntitwabivuga ngo tubirangize. Ibintu by'imyaka 30 ntababivuga ngo abirangize, yewe nta mwanya wabona, ariko ni byinshi. Byaturutse ku bufatanye, kumva ko nta muntu urenze undi. Ibyo byose byubatswe na His Excellency Paul Kagame. Uyu munsi abana b'u Rwanda bose baranywa amata, amavunja yarayaciye, kuryama kuri nyakatsi yarabiciye, abarimu bongejwe imishahara, abantu bose mu ngeri zitandukanye yazigezemo maze aziteza imbere. Ubuzima buraryoha, ubuzima buragaruka. His Excellency Paul Kagame ninde utamuvuga? Niba mugira isoni zo guhangana, njye ntazo mfite. Niba mudashoboye guhangana, kwigira ntabyo muzabona. Ibyemezo nk'ibi ngibi abifata kubera urukundo afitiye abanyarwanda, u Rwanda ndetse n'abarutuye. Ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubiraho yaturutse. Kurinda u Rwanda, abanyarwanda, ibiri mu Rwanda ndetse n'abarutuye, izi nizo nshingano ze. Nakubwiye ko nibyo bituma afata ibyemezo nk'ibi ngibi, kubera ko afite urukundo u Rwanda n'abanyarwanda. Uwe ubwe ni u Rwanda, ararukunda, rumurimo, kandi yifuza icyaruteza imbere aho yaba ari hose. Umunsi umwe nigeze kwicara ndatekereza nti, ese ni iki His Excellency aba atekerezaho yicaye wenyine? Kwa kundi umuntu aba yicaye wenyine atari kumwe n'abantu. Ariko naje gusanga agira ibitekerezo bibiri gusa. Icya mbere ni iki cyateza imbere abanyarwanda. Ibyo arabitekereza mpaka, yamara kubitekereza agahita atekereza igitekerezo cya kabiri cyonyine kivuga ngo ni gute narinda umutekano w'abanyarwanda ukarushaho. Ibyo nibyo byonyine ntekereza ko His Excellency atekereza, kuko aramutse atekereza ibirenze ibyo ntabwo twaba tubona nk'ibi ngibi. Ntabwo ameze nk'andi batekereza ngo isambaza, amavuta, amamesa ndetse n'ibindi bacyurira abantu, ahanini urebye bidafite icyo bimaze, kuko n'umunsi tutari tubifite twabayeho. Ngo nta ntambara yatunanira, uko tungana dutya, dushyize hamwe n'ubushake bwacu, nta cyatunanira. Uyu ni umubyeyi w'u Rwanda, njye nicyo navuga, kuko ni umubyeyi w'u Rwanda biragaragara. Ku myaka mfite itari munsi ya 25, ariko nabwo itari hejuru ya 30, maze kubona ko uyu ari umubyeyi w'u Rwanda. Nkurikije ibyo nabonye, ibyo numvishe, n'ibyo nize, n'ibyo nasomye mu bitabo, naje kubona ko uyu ni umubyeyi w'u Rwanda, urukunda, wemera kurwitangira kugira ngo u Rwanda rubeho, harakabaho Paul Kagame. Ninde wakimu wamuhaye? Uwo ntawe. Hari imigani ibiri bajya bavuga, wowe wahitamo wowe. Uwa mbere, kwimu waguhaye cyangwa gusaba wowe wima? Njyewe nta n'umwe nahitamo, ahubwo nahereza uwampaye. Mu by'ukuri ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka, twese nk'abanyarwanda dufite igikorwa cy'amatora. Ese mu by'ukuri wakanga umuntu waguhaye amata ugahitamo umuntu wakubwiye ko azaguha amata? Kirazira, ntibishoboka. Inde wakanga umuntu wamutwaye imodoka akamuha ifuti akajya amutwara imodoka, agasanga umuntu amwizeza ko nawe azamutwara mu modoka? Urishuba neza ko azayigutwaramo? Dufite amatora ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Twese ntawe utazi igikumwe, ntawe utazi ifoto ya His Excellency Paul Kagame. Twese nk'abanyarwanda dukeneye kubaka, dukeneye gukomeza aho tugeze. Ibikorwa remezo byo bihari ni byinshi bimaze kugaragara, ariko nabwo ntibivuze ko bihagije. Uwabitangiye yanabisoza. Twese tuzi ubwenge, ntawadushuka kugira ngo tujye aho tutareba. Twese tuzi aho kujya, tuzi aho gutora, tuzi aho gufata. Igikumwe turakizi, ifoto turayizi. Munyarwanda, ukwiye kureba neza ko ufite irangamuntu yawe kandi wamaze kwibaruza neza aho uzatorera, kugira ngo twese ntawe usigaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi tuzahurire ku biro by'itora mu gitondo, twongere twishyirireho ubereye u Rwanda, uwubaka u Rwanda akarukunda akaruzamura, ugaburira abanyarwanda akabaha byose bifuza atarobanuye. Ngaye nguko, uwo ni His Excellency Paul Kagame.
nitwa Egide, ikinyamakuru cyo ni Vimeni. Turabashimiye cyane ko mwabanye natwe. Ikiganiro cyo nakagaruka, tuzatugenda tugirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kanda subscribe, kande like, ndetse kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Imana ibarinde, Imana ibarinde, ibarinde u Rwanda, iturindire perezida wacu Paul Kagame, kandi mbabwira ngo twese nk'abanyarwanda ku itariki 15 inkoko niyo ngoma.